Ya ndabasuhuje amahoro y'Imana akomeze abane namwe mwe mudukurikira mukabana natwe umunsi kundi nge mwumva ni Mr Scolaire Kizito amahoro y'Imana akomeze abane namwe muhawe ikaze nanone kuri uyu muyoboro gusa kuri uyu munsi wa none ni inkuru ibabaje ni inkuru ibabaje cyane ndetse akaba ari inkuru igoye kuba umuntu yayivuga dore ko ari ibihe bitoroshye ubwo nyine umunyamakuru Jean Lambert Gatare yitabye Imana dore ko ari umunyamakuru wakunzwe cyane ni umunyamakuru waruzwi ndetse akaba ari umunyamakuru abantu benshi bafatiragaho icyitegererezo yari umuhanga yari afite impano nyinshi zigiye zitandukanye ariko akaba yitabye Imana ni inkuru urumva ntago byoroshye ni ibintu biba bigoye kuba wabibwira buri umwe wese ariko nyine ku banyarwanda ndetse byabashije kugorana kuba nyine babyakira ndetse no kubyumva dore ko Jean Lambert Gatare ari umwe mu banyamakuru b'umwuga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda uzwi cyane mu itangazamakuru ry'imikino abantu benshi bakunda imikino baramuzi cyane yakoze kuri Radio Rwanda aho yakundaga kuvuga muri kumwe na munywanyi wanyu Jean Lambert Gatare mu kiganiro urubuga rw'imikino ubwo nyine yakundaga kuba akora ikiganiro ari gutanga amakuru nyuma yabaye umuyobozi wungirije wa Radio Isango Star aho yagize uruhare mu guteza imbere uruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda mu mwaka wa 2023 rero Jean Lambert Gatare yagaragaye mu kiganiro aho yagarutse ku musanzu wa R Sound mu guteza imbere uruganda rw'imyidagaduro Jean Lambert Gatare rero akaba ari umwe mu banyamakuru igihugu cyacu cy'u Rwanda cyagize babahanga ndetse bafite impano nyinshi zigiye zitandukanye haba mu kwamamaza haba mu gutanga ibiganiro ku makuru y'imikino abenshi bamukundaga Jean Lambert Gatare rero akaba ari umwe mu bafana ndetse yakundaga umupira w'amaguru nubwo yari umunyamakuru ariko yari umufana ukomeye birababaje cyane rero inkuru y'incamugongo ubwo yagerwaga ku banyarwanda k'uyu mugoroba wo kuwa gatanu tariki 21 za Werurwe ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 ubwo nyine ikinyamakuru igihe cyatangaje ko uyu munyamakuru wacu nyine Jean Lambert Gatare yitabye Imana ndetse akaba yatabarukiye mu gihugu cy'Ubuhinde dore ko mu minsi yashize byari byagaragaye ko nyine ku mpamvu z'uburwayi yari afite ariho yari yagiye kwivuriza gusa nyine ntago ubuzima nyine ni ibintu bibabaje na ubuzima niko bugenda ni ku isi yacu iremye nyine ariko urumva birababaje cyane ubwo yatabarutse yapfiriye mu Buhinde ubwo yaragiye kwivuza uburwayi mu minsi yashize byari byagaragaye ko nyine uburwayi bwakomeje kwiyongera ndetse nyine akaremba cyane bityo rero ikinyamakuru igihe nyine cyabigaragaje ndetse kibishyira mu itangazamakuru nyine kivuga ko yitabye Imana Jean Lambert Gatare rero wakunzwe cyane ndetse akaba umunyamakuru w'umuhanga umurigendi wakundwaga n'abanyarwanda wakundwaga tunaboneraho kuba twabwira abakunzi ba Rayon cyangwa se abafana ba Rayon Sport dore ko yari umwe mu bafana ba Rayon Sport bakuru yakunze kugaruka ku ikipe ya Rayon Sport nubwo yari umunyamakuru w'imikino ariko yanakundaga Rayon Sport nk'ikipe ye akunda bityo rero nk'abafana ba Rayon Sport mureke tube twamwifuriza kugira iruhuko ridashira Jean Lambert Gatare rero yatangiye ubunyamakuru yatangiye umwuga w'itangazamakuru mu mwaka w'1995 urumva yaramaze gukura yarakuze ariko urumva yarakira umuhanga mu mwaka wa 2011 yaje kujya kuri Isango Stars aho nyine yakomeje kubana nayo nyine abo umunyamakuru mwiza ndetse agakomeza gushishikariza abanyamakuru bagenzi babo ndetse n'abandi bafite impano nyinshi zigiye zitandukanye kuba nyine bajya babikora kinyamwuga cyangwa se kubikora babikunze dore ko ari umwe mu banyamakuru bakundaga itangazamakuru ndetse agakunda umwuga akora yakundaga icyo akora yakundaga ndetse akanabikora neza cyane mu mwaka wa 2020 yaje kugirwa umuyobozi w'agateganyo ku kinyamakuru ariko ndetse ibyo bituma nyine yaje kuba umuyobozi ukomeye cyane wungirije Jean Lambert Gatare rero yakinshi yagiye agaruka
kubwira abanyamakuru bagenzi be nyine ku buryo nyine bakora umwuga bawukunze ndetse bakawitaho bagashyiramo imbaraga mu byo bakora cyane ndetse bagakora umurimo wabo bawukunze. Agakunda gushishikariza rero urubyiruko, abajene, abantu mwakundaga gukurikira Isango Australia yajyaga atumira nyine urubyiruko rugiye rutandukanye, akabashishikariza, akabamotiva ndetse abashishikariza gukora ibintu babikunze. Itangazamakuru, yakundaga umupira w'amaguru, yari umufana wa football cyane ndetse agafana n'ikipe ya Rayon Sport. Yafashaga abandi kuzamura impano zabo zigiye zitandukanye ndetse akabana nabo mu bikorwa byabo bya buri munsi. Jean Lambert Gatare rero akaba ari umwe mu banyamakuru nyine nk'uko twagiye tubigarukaho w'umuhanga, ni umwe mu banyamakuru igihugu cyacu cyagize ndetse akaba ari umwe mu banyamakuru badateze kwibagirana. Nubwo yatabarutse yapfiriye mu gihugu cy'Ubuhinde, ariko akaba ari umunyamakuru wari ufite impano nyinshi nimbabwira nyinshi ariko mu byumve nyinshi zigiye zitandukanye, haba mu kwamamaza, haba mu gutanga amakuru ndetse agakora ibintu bye neza. Urumva mu minsi yashize, mu myaka 5 itambutse, nibwo aheruka gukora isabukuru ye y'imyaka 50 amaze. Urumva yaramaze mbese yari afite inararibonye mu mwuga akora w'itangazamakuru, dore ko nk'uko nabibabwiye yatangiye gukora kuri radiyo Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1995. Bityo rero kuva mu mwaka w'ibihumbi 2011 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2020, ku bantu bakunze kumva Isango abenshi muramuzi, yakundaga kubagezaho ibintu byiza cyane ndetse akanamamaza, dore ko abenshi bamukundiye nyine ubuhanga yari afite, bamukundiye byinshi, yagiriye inama benshi, yakundishije benshi Abanyarwanda, abakundisha umwuga w'itangazamakuru ndetse hari n'abajene benshi bazamutse, abanyamakuru benshi tugiye tuzi bagiye bazamuka bavuga uti nka Bakiseri, bavuga uti Jean Lambert Gatare yari icyitegererezo kuri bo. Habarigan benshi nyine bavugaga ko nka Regan Rugaju nawe yajyaga avuga uti Jean Lambert Gatare niwe mu legend mu Rwanda, niwe mu legend ku bintu bijyanye n'itangazamakuru ndetse bakakunda ibikorwa akora. Yari afite ijwi, yavugaga ibintu ndetse ku buryo abenshi byarangiye mu Banyarwanda, murabizi abenshi bumvaga Isango Stars ku bijyanye wenda n'amakuru y'imikino, byarangiye abenshi babaye abakunzi b'umupira w'amaguru, batangira gufana amakipe agiye atandukanye ndetse abenshi bakanamukundira buryo ki yabikoragamo, haba abajene, urubyiruko ndetse kubera ko yakundaga kuzamura abajene, urubyiruko bafite impano zigiye zitandukanye mu kuba bagira aho bigeza, haba nk'abariya baba bashaka bakunda umwuga w'ubunyamakuru. Abenshi yagiye abagira inama, akabazamura, akabafasha ndetse akabazwiho no gutanga impanuro. Jean Lambert Gatare, igihugu cyacu gihombye intwari, gihombye umuntu ukomeye, gihombye umuntu wari umunyamakuru mwiza w'umuhanga, umulegend, umunyamakuru wagezaga ku Banyarwanda ibintu byiza cyane bigiye bitandukanye, haba amakuru ku bijyanye n'umupira w'amaguru mu Rwanda ndetse akanaba umufana, akaba umukunzi cyane wa Rayon Sport. Yakunze kuvuga ko Rayon Sport azayigwa inyuma, akavuga ko nyine Rayon Sport ari ikipe akunda ndetse nubwo uyu munyamakuru yakunze kuvuga akenshi mu bantu mwakundaga kumwumva, yakundaga guhita avuga ijambo rigira uti muri kumwe na munywanyi wanyu Jean Lambert Gatare mu kiganiro Urubuga rw'Imikino. Iryo ni ijambo benshi rigaruka mu mitima yabo, rigaruka mu mitwe yabo ndetse bigakomeza kuba yabagaruka mu mutwe. Jean Lambert Gatare rero n'umuryango we dukomeje kubifuriza cyangwa se gukomera, bagakomera muri ibi bihe bitoroshye. Duhonze umuntu ukomeye, umunyamakuru mwiza cyane w'umuhanga, mu legend ndetse aheruka gukora ubukwe mu myaka 7 ishize. Yari afite umugore bakoranye ubukwe ndetse kugeza amaginga ya niwe mugore umwe babanaga, yari afite umugore umwe. Urumva rero Jean Lambert Gatare irababaje cyane, ariko tugomba kubyakira nk'Abanyarwanda, abaturarwanda ndetse n'abandi hanze yarwo. Murabizi ko hari abishi bamukundaga bagakunda byinshi abagezaho. Jean Lambert Gatare rero tumwifurije iruhuko ridashira, tumwifurije iruhuko ridashira, aruhukire mu mahoro, roho ye Imana yakire ndetse ntago azava mu mitwe yacu no mu mitima ya benshi, haba abakunzi b'umupira w'amaguru, abakunzi ba Rayon Sport, abakunzi ba Rayon Sport cyane cyane ndetse n'abandi bose mwakundaga umupira w'amaguru mugakunda amakuru y'imikino.
Jean Lambert Gatare yari icyitegererezo kuri benshi, yari umwe mu banyamakuru babayeho mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bakomeye cyane. Bityo rero ariko nyine iyi si ntago wamenya ibyayo, igenda idutwara, haba beza haba iki, ntago wamenya ikigenderaho, tugomba kubyakira. Jean Lambert Gatare rero wari intwari cyane, wakundaga umwuga akora ndetse agakunda itangazamakuru. Nk'umuryango mugari wa Mr Scolaire tumwifurije kugira iruhuko ridashira, ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru, abakunzi b'imikino, abakunzi bakundaga amakuru y'imikino yabagezagaho, dore ko Isango Star benshi baje kuyimenya kubera Jean Lambert Gatare, haba mu kwamamaza abenshi nyine dore ko yajyaga yamamaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Jean Lambert Gatare rero umuryango we ndetse n'abasize, haba madame we, tumwifurije gukomera, tubifurije kugira umutima ukomeye mw'ibi bihe bitoroshye, ibi bihe byo kwakira inkuru ibabaje, kumva ko nyine umugabo Jean Lambert Gatare, umunyamakuru warukundwaga, nyine yatabarutse cyangwa se yitahiye. Ntabwo biba byoroshye kubyakira, ni ibintu nyine biba bikomeye, dore ko aba ari inkuru ibabaje, inkuru nyine iba yashenguye benshi imitima. Bityo rero uyu munyamakuru Jean Lambert Gatare, umuryango mugari wa Mr Scolaire ndetse n'abakunzi tubifurije kuko roho ye yaruhukira mu mahoro, ndetse aruhukire mu mahoro, ndetse twifuriza n'umugore we, twifuriza famiye ye gukomera mw'ibi bihe bitoroshye, dore ko aba ari inkuru y'incamugongo, aba ari inkuru abenshi nyine biba bigoye kubyakira, biba bigoye kubyumva ndetse no kuba wabyakira, aba ari ibintu bibabaje cyane. Abakunzi rero, abafana ba Rayon Sport ndetse n'abakunzi b'imyidagaduro, abakunzi b'imipira y'amaguru, abakunzi namwe mwese mwakundaga, tureke tumwifurize nyine kuba yaruhukira mu mahoro. Ndabizi yari umuhanga cyane, ndetse n'abandi benshi bamukundaga, yari intwari, yari umuntu udasanzwe, yari abenshi nyine mu rubyiruko bareberagaho, bakakurikiza nyine ibyo ababwira, ibyo akomeza kubifuriza, dore ko yifurizaga urubyiruko abajeni iterambere, ndetse akanashishikariza abanyamakuru bagenzi be gukunda icyo bakora, gukunda umwuga bakora, bakawushyiraho umutima, ndetse bakabikora babikunze kugira ngo bigende neza. Niyo mpamvu rero igihugu cyacu cy'u Rwanda duhombye umurigendi, cyangwa se duhombye umuntu ukomeye, umuntu udasanzwe, umuhanga, haba mu gusesengura amakuru y'imikino, haba mu kwamamaza hirya no hino, abenshi baramuzi. Rero nk'abaturarwanda, haba abandi bose, dore ko azize uburwayi bukomeye cyane, yapfiriye mu gihugu cy'Ubuhinde, dore ko ariho ikinyamakuru Igihe cyabitangaje, nicyo kinyamakuru cyabyanditse kibitangaza ko atabarukiye mu gihugu cy'Ubuhinde. Yaramaze iminsi agiyeyo, ariko k'uyu mugoroba wo kuwa gatanu tariki 21 Werurwe nibwo batangaje ko yatabarutse. Bityo rero twifurije Jean Lambert Gatare iruhuko ridashira, Imana imwakire mu bayo, amahoro, Imana akomeze abane namwe.